reka mbanze mpere njyewe ku rugendo rwanjye nk'umuntu ndi umwana muto bamwe hano bagomba kuba banzi ntabwo ari benshi bagomba kuba ari bake bari mu myaka nk'iyanjye bashobora kumenya ibyo ngibyo twabaye impunzi umuryango wanjye warahunze mfite imyaka ine aho ngaho cyangwa se niba yarirenzeho mikeya duhunga uko abantu bose bahungaga iyo abantu bahunga nta nubwo babanza ngo bajye inama umwe afata inzira y'undi agafata iy'undi wenda bagira amahirwe bakazagera aho bahurira data we yanyuze i Burundi arakomeza anyura muri Kongo i Bukavu anyura Goma arakomeza duhurira i Bugande ahantu hitwa Kamwezi hakurya y'umupaka hariya maze amateka ni ikintu cyiza cyane kandi isi ubanza ari ntoya cyane ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambutse umupaka hakurya y'umupaka ha Kamwezi ni iwabo w'umuntu wahoze ari Chief Justice hano mu Rwanda Rugege muramwibuka Sam Rugege ise nawe Rugege twambutse umupaka twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje iyo ntabwo nari mpari gusa ariko bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere y'uko tujyanwa mu kampu murankore ahantu za Isingiro bitaga Nshungerezi niho twabanje tuvuye aho nyuma yaho tujya Toro naho hirya gato icyo nshaka kuvuga ubwo ibindi ndagenda mbisimbuka ariko muri urwo rugendo rwo mu mpunzi turi muri Toro nyine aho ngaho hari abandi twabanye muri izo mpunzi bashobora kuba bari hano hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo ibindi birababaje ibyo ntabwo ari bishekeje icyambere njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye umuryango mbese kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka nari kumwe na data umbyara yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye tugaruka tugarutse mu rugo dusanga ahantu hari abahigi abatoro barahigaga barebazaga kuko twari mu mashyamba kaza bahiga bategaga ibintu ubutimba babyita iki mu Kinyarwanda nets
hari irindi jambo ry'ikinyarwanda ubutimba ni ntabwo numva inshundura yari imitego ariko y'imigozi imitego y'imigozi noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi zikagwamo imigozi ikazihambira bakaza so tugenda tunyuraho dusanga aho abahigi bari ndetse bavumbura inyamaswa iriruka agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata ariko ubwo amacumu mu kirere bashaka kugatera amacumu noneho kabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga so data icyo gihe arambwira turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga ni ati buriya ati ntuzi ko dufite ibibazo mu mpunzi hano tutagira n'ibyo kurya ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu kahungiye mu nzu yacu tuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarya kubera ko dushonze nkamubaza ni kuki usibye ibyo ati nta nubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse ati icyo dukwiriye gukora icyo twakora ni ukukareka kagenda kakazaba kagwa ku bandi buri gihe icyo kintu cyakomeza kikinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi kuko cyari gifite uburemere bwo kuvuga ati ntabwo si inyamaswa twahize yacitse irahungisha ubuzima bwayo igize amahirwe icitse abayihigaga yinjiye mu rugo ntabwo ni nko kuvuga ngo twaba dukoze ishyano uwo mugayo ntitwawukira wo kwica iyo nyamaswa yacitse abayihigaga reka izagenda igwa ahandi itaguye kuri twebwe ubwo urumva ni ku nyamaswa ariko noneho ku bantu byo bigomba kuba bifite uburemere bwinshi burenze ubwo icyo gihe ubwo data bambwiraga ibyo yashaje mfite imyaka mikeya muri 72 ariko mu byamwishe nabyo sinzi ko harimo ndaza kubabwira sitore nyine nayishekeje we nta nubwo kuvuga ko yari umunebwe cyangwa ngo ni iki fagiti ahenshi aho yagiye impunzi zatoraga abantu baziyobora iteka aho yabaga ari bamutoraga kuba umuyobozi wabo ariko byamwishe nubwo yagize uburwayi nk'uko abantu barwara bakagira ariko bifite ahandi byakomotse aho byakomotse nicyo mu cyongereza bakwita kuba broken
impamvu ni iyi, hari bamwe babizi hano, mwigeze mwumva muzi ikintu bitaga cyangwa n'uburi ko bacyita sinzi abagifite ubu Trafipro, murayizi? Trafipro mwarayumvise? Burya Trafipro ni iya data, niwe wayubatse, niwe wayishinze muri 1955. Amateka ni igitangaza, ufite n'ibipapuro byabo by'abantu b'icyo gihe na sinya iriho, ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. Bamwe bayungukiyemo, bayibonyemo, baracyariho, bamwe barahari. Hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira, ariko hari n'abandi bayambwiye. Ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi, ubwo data amaze kuyishinga yasoshetinze, yashyizemo abantu bitwa, hari umugabo witwa Gaposho, ngira ngo bamwe muramuzi. Se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho, n'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanyemo urutonde rwabo bari nka 7, abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. Igihe cy'ubukoroni abantu bo kwa ba Kayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9, 58 ngira ngo. Irakura, abayizi kera nabwo muri 77 78 itangira, naje hano mu Rwanda, njya mu iduka rimwe rya Trafipro, kubera ko aya mateka nayo narayumvise, gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi, amakarayi, amabesene, amasabune, ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo. So kuba yaratwaraga nk'ibyo, hanyuma yacuruzaga n'ikawa, yacuruzaga ikawa exporting. So yari entrepreneur by any standard. Now story rero nza kubagereraho ni ubwo turi mu mpunzi, and how he was broken. Yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo abubemo, ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho. Data biramunanira, avuga ati ntabwo nahinga, simbizi, sinzanabigerageza. Njyewe kwanza byabaga byabonetse, yarabanza akareka twebwe muvuga ati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa, I'm happy. Now
hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza, abantu bamwe wenda hano baramuzi, hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka, umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nk'ibyo, yitwaga Burasa. Twari duturanye, akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe, ngo we agiye kugerageza ahinge. Aramubwira ati gerageza, ati rwose kandi ntuzangaburire, nzicwe n'inzara, ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze. Uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero, aragenda ari kumwe n'abandi n'umugore barahinga. Muzi ibintu bita amayogi, those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba. We arahinga, amaguru ye ahagaze hamwe, ya mayogi aguma yirundaho ubutaka, hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero. Ariko akakomeza agahinga, akabona abandi bo barakomeza baravamo. Ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga, avuze induru arirahira, ngira ngo yarahigaga niba ari Kitatire niba ari nde, ati avuga izina rya data, ati yarambwiye, ati none kambayeho, ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo, kuko ntabwo yari azi ko avamo yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi yashyize amayogi. Bakababaza ati ariko mwe muvamo muti ko so icyo gihe then my father nibwo yamubwiraga atari ko ati nibi wambwiraga, ati sinabwiye ko ibyo kurya byawe ntabirya, ati ubu hari ibizera aha ngaha waheze, keretse niba ari wowe uzeramo, kuko niwe so ariko we rwose gave up, ubwo ko ntabyo azakora. And I think in the end bigomba kuba byaragize effect. Ibi byose ndabivugira iki cyangwa icyatumye mbibabwira ni iki? Mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango, mu buzima bw'igihugu, harimo ingorane nyinshi. Wahitamo guhangana nazo, ukora ibishoboka byose, n'ibyo utari uzi, n'ibyo utigeze, n'ibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi, ku kindi gihe, bigatuma ugera ku bindi.